dutangiranye hano inkuru ni ahantu hamwe gutya mu nzu runaka I don't know where, ntago nzi ngo nihe. Abantu basomana bati waramutse madamu, ati waramutse madamu witi, ati bonjour, ati waramutse bonjour monsieur witi, ese uriteguye? Waba amaze kwitegura? Yego, ibyo kurya bya mu gitondo biri donc byahiye. Yego. Ati uriteguye? Hamwe n'ibyo kurya nabyo nabiteguye, nta kibazo, nditeguye nabyo. Buretse oya, buretse ndi umugabo wawe. Yego, ariko umugabo nawe agomba gutegereza. Urabizi ko ngukunda, ariko nawe ushaka kugira ngo nanize. Ni mama wawe? Allo mama, uri hehe? Bite, uri hehe? Ndi iwanjye. Iwawe? Kuva warongora uwo mugore, washaka uwo mugore, wibagiwe ko ndi mama wawe? Yampaye. Ati kuva warongora umugore, wibagiwe ko ndi mama wawe? Mama, ubu ni saa moya za mu gitondo. Umwana ntabwo agomba kwibagirwa nyina. Ese araza uyu munsi? Ntabwo mbizi. Ngewe ndabizi ko araza uyu munsi. Dore ngo araza arabatungura. Mwaramutse mama. Dore ngo aramwihorera. Byihorere ndabyitwarira. Afite umujinya. Mama, ntabwo wari unkumbuye. Ese koko nkwiriye gusaba randevu yo kuza ku muhungu wanjye? Mama, kuki utari wambwiye? Nakubwiye ngo ntabwo nkwiye gusaba uruhushya rwo kuza kureba umwana wanjye. Ibi ni byo murya? Ibintu byose birahari, ibiryo, amagi, ibyo kurya. Ntabwo nigeze njya mva kuva mu gitondo. Umwana wanjye ntabwo ararya kuva mu gitondo kubera ko niyo mahitamo yawe. Aya niyo mahitamo wahisemo. Dukomeze n'ahangaha. Ese azamara igihe kingana iki? Ntago mbizi. Junior, Esther ni mama wanjye, ndabizi ko ari we, ariko nanjye ndi umugore wawe. Buri gihe iyo aje hano mba mbona hari umuntu wo hanze uje mu rugo rwacu. Urakabya Esther. Aho niho rero hari ikibazo. Nta na kimwe ujya ubona. Aranigendera. Julia? Ndaje mama. Dukomeze n'ahandi, ni nyina wari umuhamagaye. Dukomeze nanone turabona ya nyubako aho batuye. Mukobwa wanjye ngwino uyu munsi. Junior araba hari mbere yuko Esther ataha. Wowe ngwino nta kibazo. Mana yanjye uyu mugore arashaka gukora iki? Ko mbona atari mwiza. Ngwino mukobwa wanjye, ngwino ndakwitegura. Wowe nawe witangira kuzana ibintu ngo yarashatse. Wowe ambara neza. Umugore washatse ntabwo, umugabo washatse ntabwo bameze nk'uyu. Uko byagenda kose umugabo washatse aba ari umugabo. Ambara neza nkuko wari usanzwe. Dore ngo arafate ino nzu. Ntabwo nzi neza ikintu mara muri inzu wa muntu. Sinzi wari kubwira. Dukomeje. Junior yaraje. Komeze n'ahanga ndabona Junior aratashye. Mama, ndahari mwana wanjye. Urananiwe? Gahoro. Genda uhindura imyenda. Kubera iki? Nta kintu gikomeye kuba umwana wanjye namubwira ko yahindura imyenda. Jose, ndamuzuje. Ninde ukomanze? Ntabwo muzi ukomanze. Vanessa, waramutse Junior? Hashize igihe kinini cyane. Baricara baraganira. Murebesha
mwarakuze mwese. Mama ibyo twarakuze. Mersa yiberaga Broville. Ntabwo yareka, ntabwo aheruka kuza kudusura, arakora cyane. Bari kuganira kora icyo ngubu. Mu gihe kimubaza Esther yahisaza. Esther yaje. Umugoroba mwiza. Uyu ni Esther, terengo araseka. Inshuti. Umugoroba mwiza, barasuhuzanya. Uyu ni Merisa, umukobwa w'inshuti yanjye witwaga Madrine. We na Junior barakuranye. Twese twarakuranye. Twakuranye mu bwana. Twamaze igihe hafi ya cyose turi kumwe. Tukiri abana. Ese niba hari ikindi cyaba cyarabaye, umugabo arikanga. Esther, waba wariye? Nibwo akihagera, mumureke, arahageze, mureke agende adufashe kuba yategura icyo gufata. Njyewe mvuye namaze umunsi wose ndi mu kazi. Aricara aramwihorera. Ntabyo nkoze. Muragira ngo mbigenze. Mama arananiwe. Ibyo nibyo bituma umwana wanjye ajya kurya hanze. Ariko muri abashyitsi, mwibuke ko mutakibana. Mwese muri abashyitsi. Ndabibutsa ko mwese muri abashyitsi, ntabwo muke. Ngiye guhindura. Kuki uriya mukobwa, uriya mugore ari hano? Merisa se? Yego Merisa. Mama yamutumiye ngo aze mu nzu yacu. Junior. Mama yaje iwacu, arangije azana umugore mu nzu yacu. Uri murajya kureba Esther. Ese warubizi ko araza? Junior. Mama yambwiye ko hari inshuti iraza kuhanyura. Inami. Okay. Warubizi ko hari? Yego. Kuki utigeze ubimbwira? Ko nta kintu yigeze ambwira. Mama wawe tumaranye iminota 20 ambwira ko yahita muriya mugore kurenza jewe. Mu minota 20 bimbwiyemo. Se Esther yabagize ishyari. Ati se nyuma yaho ese ushaka subiremo? Mama wanjye rimwe na rimwe akora ibintu bitari byiza. Yabakora ibintu bitari byiza. Oya, mama wawe azibyo ari gukora. Azibyo ari gukora wenda bizi. Reka tudatangira kugira ibintu bibi dukora ibibi imbere y'abantu. Okay, buriya nyine ngomba guhisha ishusho ya mama wawe. Arakomeza arikora. Ntago ari byo mvuze. Ariko nibyo ukora buri gihe. Reka ndangize guteka, dore ngo ararira we. Arabate. Ibi biryo biraryoshye. Ibi biryo byanyu biraryoshye, murakoze. Okay, namwe murakoze. Junior. Yego mama. Ujya wibuka inkoko ya Merisa? Mama. Mama reka turye. Kubera iki tureke kubivuga? Mama correct. Kuva wahagera uwo ni Esther. Nakubashye kuva wahageze. Ariko nanone kuva wahagera nakubashye kuko uri nyina w'umugabo wanjye. Ariko ntutangire kuntakaza icyubahiro. Ntutangire kuntesha agaciro imbere kuri donc kubw'imbaraga nke zanjye. Nibyo nyine ugomba kunyubaho. Ariko ntutegereze ngo kuba nkubaha nka mabukwe ushake kubincisha amazi.
gusa ntabwo numva ko umuntu nyina w'umuhungu ashobora kuza mu rugo azanye undi mugore mu rugo rwe ku muhungu Melissa ni nk'umuryango n'uwo mu muryango nazanye bana ndimo ndabibona ari kwitwara nk'umuntu wo muri famiye nanjye munyihanganire niba kuba naje hano biteje ikibazo mwihangane ntabwo ufite gusaba imbabazi kwiyegisikiza doko gusaba imbabazi ntabwo ufite kubikora atamerisa oya Junior mama uri kumva uko umugore wawe ari kumbwira mama Esther se yego ubwo ninjye uri ikibazo reka nigendere arige Esther kuki ukora ibintu nka biriya imbere y'abandi imbere y'abantu bose kuki ukoze ibintu nka jewe mama wawe aransuzuguza kansuzugura imbere y'abandi njyewe rero uratekereza ko nareka kuvuga ndi nyiri inzu ndi umugore muri inzu arambihiriza aranetariza nawe uri kumbaza impamvu navuze uramuzi uko ari uramuzi neza reka kumbwira gutyo uramuzi nawe buri wese aravuga ngo uramuzi uko ameze hanyuma nawe ruranzi ukomeze guceceka rero kwawe bizatuma dusenya urugo rwacu uranyumva neza mbaye nguteguje mama Correct ndatekereza ko ntagombaga kuza hano Junior yarashatse kandi nanone Esther nawe biragaragaza neza ko kuza kwanjye bimubangamiye afite ubwoba bwawe bana kubera ko abizi kwazi neza ko ibyahise ari we wagombye kuba umugore wa Junior kano kanya ariko byagenze ukundi mama ubu yarashatse ubu yashatse undi nkiye kubyakira ayayaye ubukwe burarangira mama Correct wansezeranyije ko ukunda Junior ndabizi neza ko umugore atajya apfa kurekara byoroshye umuntu akunda Esther ndumva naniwe ndumva nuzuriwe ejo ako kanya Junior yahise abona message ivuga ngo ejo ndashaka ko tuzaganira tuzavugana njye nawe umwe ku wundi birihutirwa Junior uwo ni mama Correct nyina ni ubimwandikiye uyu mukecurura ko mbona jari ishyano abakecuru nk'aba nyirabukwe nk'aba rwose ifite akamaro Junior arabisema aricecekera arongera nanone yandikira nanone Melissa ngo dome Junior azaba ari mu rugo nyuma iki apremidi kigoroba uzahaca umurebe mbega umukecuru afite imitwe afite gahunda koko nkuko Esther dukomeze n'agafi dukomeze n'inkuru ntago nzi niba ari igitekerezo cyiza ariko gusa ngirira icyizere ndagusabye Melissa ngirira icyizere nkeneye kumenya ngo ni igihe kingana icyo uzihanganira kuguma muri iyi nzu wa mugore we akareba ifoto akareba indoro ntazi ego wa mukecuru bwarakeye mu gitondo dukomeje muri ya nzu Junior ari kwitegura umugore yicaye ku buriri ese ntabwo ujya ku kazi oya urarwaye oya ntago numva ameze neza ese ukeneye ko nakujyana kwa muganga oya ndumva gusa nkeneye kuruhuka kubera ibyejo birashoboka wibigarura ndagusabye Junior mama yansabye kujya kuzana amaherena ye ni donc amabijuye ku nshuti ye ndaza kuhanyura iyihe nshuti yakubwiye
araza kumbwira aho ari. Uraza kujyayo? Yego, yambwiye ko ari ikintu cy'ingenzi. Kuri mama wawe ikintu cyose gifite akamaro, cyose gifite ni ingenzi. Ngaho ruhuka. Aramusoma. Dore ngo arasigara ababaye disi. Junior yahise agenda ku nyubako runaka. Sinzi ngo agiye hehe, reka dutegereze turebe. Dore ngo arafungura. Ni handi Melissa ari. Yampaye ati Melissa, waramutse Junior? Araza kumbwira aho ari. Ni hano mama wawe anyohereje? Banza winjire mbere na mbere. Ese Melissa, ndagusabye injira. Fasha injira. Dore ngo arinjira agasanga yamuteguriye table. Ntabwo ukeneye ko dusangira, nkeneye ko dusangira. Ntabwo wabyemera ko dusangira. Ibi byose ni iby'iki Melissa? Melissa, witangira. Mama yambwiye ko ari ahantu ku nshuti ndajya. Ntabwo yakubeshye. Ese hari iwawe? Yego. Reka mbanze muhamagare. Ntabwo nari mbizi. Junior, uri hano? Nateguye. Ntabwo wagenda gutyo utariye. Ndi umuntu washatse Melissa, ndabizi. Ese ntabwo ubona ko ibintu ari ibintu by'ubucucu? Nta kintu kibi turi gutegura. Turarya, tuvugane, nta kindi. Kuki wantumiye iwawe? Ese kuzi iwanjye ntacyo bigutwaye? Ndahaguma akanya gato. Uranyumva? Ntacyo birampagije. Dore ngo araseka Melissa. Dukomeze tugaruke kwa Esther. Aha nahamenye ni kwa Esther. Esther ari kwihanagurira, ari gutegura, ari gukora iwe mu buryo yiriwe mu rugo. We ariko disi ntago yishimye, ari gukora amasuku. Murabizi abantu barikorera, sibye twe tugira abakwe. Ese ni wowe ukora amasuku? Yego mama. Kuki utambwiye ko hari umuntu waba nari nzi ko hari umuntu wabikora? Ndimo ndarangiza. Dore ngo arahanagura akikoresha ku meza. Ndabona nta kintu ushoboye gukora. Mama, ndimo ndategura kwizini. Ndimo ndahanagura kwizini. Uri guhanagura igikoni? Ese koko ubuzi gukora? Ubuzi guhanagura? Dore ngo arareba we. Nta kintu ushoboye. Mama, ndi gutegura igikoni cya igikoni. Ni ibiki? Aramwihore. Muri gukora iki? Guhanagura nabyo biragora. Ariko urashaka iki mama? Ngo iki? Uvuze ngo iki? Utangiye kugira umunwa. Dore ngo arafata ibintu hano, amata. Dore ngo arabimena hasi sha. Dore ngo arazana ibindi. Mbega umukecuru mubi. Arongera anyanyagizaho. Mbega umukecuru mubi. Dore none wasutse no hasi. Uracyakomeza kuvuga? Uracyakomeje? Reka nkomeze. Ariko ubundi kucyunyanga. Ntabwo nkwanga na gato. Gusa ndicuza impamvu umuhungu wanjye ari wowe yahisemo. Dore ibi ngibi. Ngaho hanagura. Urakomeza kumpata inzoga? Urashaka kunyica? Ntibibaho, sinakwica. Komeza umuhe inzoga, komeza. Ndagusabye komeza umuhe inzoga. Ntutuma gucika uyu munsi. Ntutuma agenda. Komeza unywe dusangire. Oya, ndatashye. Jewe kano kanya ndatashye. Gake gake tuza. Genda gake gake utagwa. Genza buke. Dore ngo aratangira kubona ibikezi yanyweye. Dore undi ngo Christelle araza kumureba, aramubwira ati ese unteye ubwoba? Niki cyabaye Esther? Mana yanjye, mbwira. Yo Paul, tuzi n'ibiki yagukoreye? Yafashe
igikona kimenamo ibintu byose aracyanduza abishaka. Yamennyemo ifarini, ambwira ko guhanagura ari ibintu nabyo bigoye byonyine ubwabyo. Se koko wahanaguye? Ntabwo nashakaga ibibazo, niwe kibazo. Ibibazo niwe ubifite, igihe ntabwo nshaka ibibazo. Ufite kureka ibyo. Ese wari gutera amakimbirane kuri uwo muntu, ariko wibuke ko ari umugabo wa ari nyina w'umugabo wanjye. Hanyuma wowe urinde, uri umugore we, uri iwawe. Ntabwo waje nk'umuntu uvuye hanze, waje nk'umugore. Uranyumva? Biragoye. Ahora mbwira yuko nzi imico ya nyina. Hanyuma rero birasaba ko Junior umunsi umwe agomba gufata umwanzuro. Gufata umwanzuro kwe niko kuzatuma arinda urugo rwe. Ntabwo nasiga umugabo wanjye, cyangwa se wowe ni wowe uzafata umwanzuro w'icyo gukora. Oya, ntabwo nasiga umugabo wanjye. Daniel agomba gufata umwanzuro, cyangwa se wowe ugafata umwanzuro. Kubera iki? Kuko ndi umukristo. Ndi umukristo nashingiwe, ndi umukristo nashingiwe imbere y'Imana. Okay, noneho rwana kubera we, rwana kubera urugo rwawe, rwana ku byiza byawe. Dore ngo aramuhanagura we, arababaye. Cyangwa se reka kugira ubwoba, garuke hano. Yagiye yamaje gusinda kwanza Junior. Esther ari kumuzanira amazi. Esther ari kumubona Mr. Disi. Ndagukunda nshuti yanjye, ndagukunda mugore wanjye. Arimo aramubona Mr. Iki wahinduye ikanzu. Junior, kuki ejo wariraga? Ndabizi ko mama wanjye akwanga, ariko uri umugore wanjye. Icyo ndakizi kandi ndagukunda. Dore ngo arataka uyu nguyu, atibuka ko uyu nguyu ari Melissa mana yanjye. Ibi ntago ari byo. Nukubera inzoga, ntago abikoze nkawe, abikoze kubera inzoga. Ese uherereye hehe? Uherereye? Uwo ni Esther uri kumwandikira. Arahamagara biranga ati amwandikira, sigira voice call ati uriherereye he? Dore ubu nkoze ibiki koko? Nibiki nkoze? Mana yanjye, wo ni Melissa. Nibiki nkoze koko? Yala. Alo, abona telefone iramuhamagaye. Yego, alo Melissa, ufite ukuri. Araho ngaho nanone. Yego, byiza cyane. Mama correct, ntago ndi kwiyumva neza. Urukumva wicuza ibyo ukoze? Uricuza akakanya? Ngo arasubira kureba umukazana we. Ese urakicaye? Ntabwo uraryama? Junior ntago arataha. None ubwo wamenye aherereye? Junior ni umuntu mukuru, ntabwo menya kurinda intambwe ze zose. Birashoboka ko ashobora kuba akeneye guhumeka. Ahumeka iki? Ko nta kibazo afite, arigendera na moto. Ayaya, dore ngo umutwe uramurya. Dore ngo arabyika ngo akabyuka agasanga ahari. Dore ngo aravyuka agasanga ari kwa Melissa. Nibiki nakoze? Oya Junior, nibiki byagenze gute? Ntago byibuka? Oya, ntago mbyibuka. Oya we. Waruri hano nanjye nari nanyoye. Kuki watumye nk'inzoga zingana kuriye? Siki Junior, umva.
nciye inyuma umugore wanjye, nciye inyuma Esiteri. Mama koretse yampanguye. Niba iki byagenze gute? Mama mukangure, mama arakwandikiye. Ese mama ahuriye he n'ibi bintu? Melissa, mbwira, mbwiza ukuri. Mama ahuriye he n'ibi bintu? Mbwiza ukuri. Ngira aramwihorera. Filime irakomeye.